nongeye nguhaye ikaze wo kuri iki biganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josué Marie Paz. Hari imwe mu nkuru ishishikaje cyane iboneka muri Bibiliya. Abantu benshi bashobora kuba batayizi cyangwa bakayimenya mu buryo butandukanye. Umugabo witwa Mose, Moise, Musa, Moses ni umwe mu bafashije itsinda n'ishyanga rya Isirayeli kuva mu bunyage bwo mu Misiri bakaza mu gihugu cy'isezerano. Yakoze byinshi kandi yari umwanditsi mwiza. Yanditse ibitabo byinshi byo muri Bibiliya ndetse igice gikomeye cyane cy'inyandiko z'Abayahudi banagenderaho uyu munsi cyanditswe cyangwa cyakuwe mu bitabo bye, guhera ku gitabo cy'Itangiriro yanditse ndetse n'ibitabo runaka nk'icya Yobu, byose bigize bimwe mu bintu by'ingenzi Mose yanditse. Uyu mugabo ni umwe mu Bayahudi bakomeye cyane kandi bavugwa. Hari n'inkuru yo muri Bibiliya ivuga ko mu buzima bw'ahazaza mu isi nshya muri paradizo mu ijuru tuzaririmba indirimbo ya Mose. Ni umuntu rwose wabayeho w'igitangaza. Biranagaragara ko bimwe mu bikorwa bikomeye cyane by'ibitangaza byakozwe muri Bibiliya, ibyinshi byavuye mu kuboko k'uyu mugabo akoreshejwe n'imbaraga y'Imana. Hari igitekerezo kiboneka muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 9 cy'uburyo Mose amaze gupfa Satani na marayika Mikayeli barwaniye umurambo we. Mbere yuko tugera kuri iki gitekerezo, ubundi Mose yapfuye ate? Byagenze bite kugira ngo igituro cye kibure na bugingo n'ubu? Ni iyihe mpamvu bishobora kuba byarabaye? Nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Reka duhere mu gitabo cya Yuda igice cya mbere umurongo wa 9. Ubwo Mikayeli umumarayika ukomeye yarwanaga na Satani bajya impaka ku murambo wa Mose. Ni muri Yuda igice cya mbere umurongo wa 9. Iki ni kimwe mu bice bikomeye cyane byateye amatsiko cyane muri Bibiliya. Ese byagenze bite? Igitekerezo cy'urupfu rwa Mose kiboneka mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 34 umurongo wa 5 no 6. Haranditse ngo Mose umugaragu w'Uwiteka yapfiriye mu gihugu cya Mowabu. Uwiteka ubwe niwe wamuhambye. Ntihigeze hazwi igituro cye kugeza n'uyu munsi cyangwa na bugingo n'ubu. Mose yarapfuye. Imana ubwayo niyo yamushyinguye. Ni ukuvuga ko nta muntu uzi igituro cye na bugingo n'ubu. N'ubundi inyandiko yo Gutegeka kwa kabiri uyisomye yose muri icyo gice cya 34 ubona ko nta muntu uzi igituro cye na bugingo n'ubu. Iyi ngingo irumvikana nk'aho ishishikaje cyane. Wanayitekerezaho ukavuga uti se ibi bisobanuye ubundi kuki Mose atashyinguwe cyangwa ngo ahabwe icyubahiro cyaho bazajya bamubona? Bivugwa yuko amaze gupfa Abisirayeli bamuririye igihe kirekire kandi bagashengurwa n'urupfu rwe rwose, ariko ntago babonye igituro cye, nta nubwo hari babonye umubiri we bwa nyuma ngo bamusezereho. None kuki Satani yashakaga umurambo wa Mose? Abashakashatsi n'abandi bantu bashaka mu byerekeye iyobokamana batanga ingingo zigera kuri 4 zagenderwaho kugira ngo usobanukirwe neza impamo y'iki gitekerezo. Izo ngingo zigera kuri 4 rero zihera kuri iyi ngingo ya mbere. Iyo igituro cya Mose kiboneka cyangwa se iyo Mose igituro cye kigaragara, Satani yashakaga kubaheza mu busenge bw'igishushanyo. Mose yari intwari ya Isirayeli, umuyobozi mwiza ukomeye kandi wafashije Abisirayeli mu buryo bwose. Kuba igituro cye kitarigeze kimenyekana birinda ko habonekaho abajya bamusenga cyangwa se bakamugira imana, idol, by'umwihariko nk'umurambo we. Byagaragaye ko mu Bayahudi n'abantu bo mu mico ya kera na n'ubu birumvikana, abantu b'abanyabigwi badasanzwe bagaragaraga nk'imana ku buryo abantu bashobora kubasenga, aho yanamanutse akasanga bari gusenga icyo kimasa maze bikamutera agahinda no gucika intege. Ibisate by'amategeko yarazanye
bikagwa hasi. Ikindi kintu cya kabiri cyaba cyarateye Satani kurwanira na marayika umurambo wa Mose. Satani yaregaga Mose ibyaha byo hambere by'uko yakoze ibyaha bikomeye cyane. Abanditsi bavuga ko Satani yashakaga kuvuga ati Mose yakoze icyaha, yishe umunyamisiri, ntabwo akwiye icyubahiro cyihariye. Ariko Mose yari yababariwe nk'uko bigaragara mu Kuva igice cya 34 umurongo wa 6 n'uwa 7. Imana ubwayo yamurwanyeho. Ibi byerekana ko uwacunguwe ntashinjwa na Satani, ahubwo Imana imuhoraho kandi imuha amahoro kugeza no ku iherezo ry'ubugingo bwe. Ese nawe ni wakwifuza ayo mahoro atagiriye imbereka kandi atagira iherezo? Ikindi kintu cya gatatu, kwerekana ububasha bwa Mikayeli n'umutekano w'abera. Mikayeli ntiyarwanye mu magambo, yirinze kuvuga nabi Satani. Aravuga ati Uwiteka naguhane. Iga, intambara zo mu mwuka zitsindirwa mu kubaha Imana, si mu magambo mabi. Aha hari isomo rinakomeye cyane. Hari abantu benshi batekereza yuko gutuka Satani no gukora ibindi bikorwa bisa nko kumuvuga nabi ari byo bitsinda. Ariko intambara yo mu mwuka, nk'uko Yesu yabivuze, abasenga Imana bagomba kuyisenga mu mwuka, igizwe no gutsindisha icyiza ikibi, cyangwa se ugatsinda ikibi ukoresheje icyiza, ariko byose mu mwuka, no kwiringira imbaraga y'Imana Yahwe uhoraho. Ikindi kintu cya kane, abahanuzi benshi bavuga ko Mose yazutse nyuma yo gupfa, kuko yabonetse ku musozi w'ihindurwa nk'uko byagaragaye muri Matayo igice cya 17 umurongo wa 2 n'uwa 3, aho abigishwa ba Yesu ndetse na Yesu babonekerwaga, maze umwe mu bantu bari kumwe yari Mose. Bityo Satani yashakaga kwitambika mu mugambi w'Imana wo gutunganya izuka rye. Ikibazo kindi twakwibaza tugera ku musozo, kuki Imana yahishe igituro cye? Nk'uko twabibonye hejuru, ibi binahuza n'ibibazo bitatu muri teolojiya: kurinda, kuba yasengwa. Abisirayeli bari bafite umuco rimwe na rimwe nawo ugoye, ujyanye no mu gice bari baravukiyemo, cyangwa muri icyo gice cyo gusenga abanyabigwi n'abantu. Mose yagombaga gufatwa nk'umuyobozi w'ikirenga wafashije Abisirayeli, ariko ntiyagombaga gufatwa nk'Imana ngo anasengwe. Ikindi kintu cya gatatu, bwari uburyo bwo kugaragaza ko Imana ariyo yonyine ifite ubushobozi. Burya urupfu, gushyingurwa no kuzuka ni ibanga ry'Imana, kandi abayizera bazabona ibyo nabo ubwabo bibakorerwaho. Ingingo y'intambara ya Mikayeli na Satani yagiye inagaragara henshi muri Bibiliya mu yandi masomo, aho igaragaza imbaraga y'Imana yo gufasha abantu bayo. Nko muri Daniyeli igice cya 10:13 bagaragaza yuko Mikayeli n'ubundi yahanganye n'abadayimoni. Mu Byahishuwe igice cya 12:7 arwana na Sekibi. Mikayeli ni umumarayika mukuru uhagarariye abizera, utabara mu rugamba rwa mwuka, anagiranywa n'imbaraga y'Imana, by'umwihariko akanahuzwa na Yesu Kristo. Tubihuje n'ibyo tubona mu mateka y'iyobokamana n'ibyo abantu batandukanye bagiye bavuga muri teolojiya, uwitwa Origene wabayeho mu mwaka w'185 kugeza muri 253 yaravuze ngo abamarayika barinda abera no kugeza mu rupfu. Uwitwa Jerome wabayeho muri 347 kugeza muri 420 avuga ko Imana yahishe igituro kugira ngo Isirayeli idashaka gusenga Mose. Uwitwa John Calvin arazwi cyane mu gice cy'ubugorozi, yavuze ko Imana irinda abo yatoranyije kugeza no ku mpera y'ibihe. Isomo ry'ingenzi twakura muri iyi nkuru, Imana irashaka ko dusenga Imana, si abantu. Kabone n'ubwo abantu baba bafite ibintu by'umurengera bakoze, ni Imana yabibakoresheje. Kuki abantu batekereza kuba basenga abantu? Nta muntu n'umwe kabone n'ubwo yaba ari umutagatifu cyangwa yarakoze ibintu by'umurengera ugomba guhabwa icyubahiro cy'Imana. Mu itegeko ryayo ivuga ko ari Imana ifuha kandi igafuhira icyubahiro cyayo. Byumvikana ko tutagomba guha icyubahiro cyayo undi uwo ari we wese.
mu buryo runaka bw'uko Satani ahora arega Imana ko irengera. Iyo twiringiye Imana kandi tukaba abantu bayo, tukizera n'ubushobozi bwayo, Kristo niwe mutsinzi w'ikuzimu n'urupfu, nk'uko biboneka mu Byahishuwe igice cya 18. Icyubahiro cy'abera gituruka ku Mana, si ku bantu. Mose nubwo hari bimwe mu bintu runaka yakosheje, ariko yakoze ibintu byiza kandi ayobora ishyanga rya Isirayeli kugera ku ntego, aba umurongo mwiza wacishijwemo. Imana yamuhaye ubuntu, ubuhamya n'icyubahiro cy'ijuru. Ikindi kandi Mose yifuzaga kugera ku butaka bw'isezerano. Yarasenze ndetse asaba Imana cyane kuba yamufasha kugerayo, gusa imubwira ko bitashoboka. Imana iduha n'ibirenze ibyo twe dusaba, ariko yabonye ubugingo buhoraho kandi yabonye ubundi buturo burenze no kugera ku butaka bw'isezerano. Mose ntiyashyinguye n'abantu, ahubwo Imana ubwayo yaramushyinguye. Izina rye ryagombaga guhabwa icyubahiro, ariko atari umubiri we, ahubwo ari uko yatoranijwe n'Imana, kandi abantu bakarenza ibitekerezo byabo kuri we, ahubwo bakabirebesha ku Mana yo yatumye akora ibyo. Iyi nkuru hari ikintu cy'ingenzi igomba kutumenyesha: Imana yonyine niyo isengwa. Nta muntu, yaba intwari, ikirangirire cyangwa uwo ari we wese, ukwiye guhabwa icyubahiro cy'Imana cyo gusengwa. Yaba abavugwa muri Bibiliya, abakoze umurimo ukomeye cyane, kabone nubwo yaba ari umuntu ukomeye cyane w'umutagatifu mu buryo ubwo ari bwo bwose, wagombaga guhabwa icyubahiro cy'Imana, cyangwa n'ubu ngubu ugomba guhabwa icyubahiro cy'Imana. Si ukukirwanira, ahubwo nuko agikwiye. Abagize inyoko muntu n'abandi bose bubarara imbere ye basingiza izina rye rihoraho. Iyi ngingo reka tuyishyire akadomo hano. Gusa mwumvisha impamvu habayeho kurwanira umurambo wa Mose hagati ya Mikayeli ndetse na Satani. Abatari bazi n'iki gitekerezo bumvisha uburyo Imana ibana n'abantu bayo kugeza no ku munota wa nyuma. Ikindi twumvishe yuko Imana idutegurira ibyiza birenze n'ibyo twe dutekereza, kabone nubwo hari ibyo twaba turwanira ntibigerweho. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mu bwanyu ubugingo, abagize imiryango yanyu birindwe kugira ngo tutabonekwaho umugayo ubwo Umwami Yesu agiye kuza. Muri comment section sangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo ndetse n'indi, kugira ngo dukomeze kuri mu muryango w'intekerezo zima n'ubundi bumenyi, isesengura amakuru ryimbitse ry'icyo Bibiliya ivuga, ndetse n'uburyo runaka bwo kwegera Imana biruseho. Niba utarakora subscribe kuri Garagara Gospel, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Mugira Imana n'amafaranga, mugira impagarike n'ubugingo. Dukomeze kubana kuri uyu murongo. Ndishimwe Josué Maripasi. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe, nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza?
M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarangi n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company duhamagaye kuri 0788 48 19 233 cyangwa 0788 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.